Ese waba ushaka gutangira business mu Rwanda? Dore business 30 ushobora gukora uherereye mu Rwanda zikakubyarira inyungu. Izi business twagiye tuzitondeka ku murongo bitewe n'ubushakashatsi twagiye dukora, dusanga mu Rwanda zishobora gushoboka ndetse zikakubyarira inyungu wowe waba wahisemo kuzikora. Muri izo business 30 tugiye kwereka, uze kugenda uzandika ahantu, hanyuma wowe uze guhitamo iyo ubona ushobora gushobora. Reka dutangire.